bavuye ku ishuri bavuye kwiga mu masomo asanzwe, imvura yari yaguye kandi bagombaga kwambuka umugezi. Hari igihe rero imvura igwa ari nyinshi imigezi ikuzura, uwo mugezi bawugezeho basanga umugezi wuzuye, abana batinya kuwambuka, batinye kuwambuka. Umwana umwe aravuga ati ariko njyewe uyu mugezi nawo wambuka, ati njyewe nasimbuka rwose uyu mugezi ngasimbuka hakurya kandi singwemo. Bati ngaho bikora. Mwana aragenda asubira inyuma, aragenda rwose arasimbuka, bagiye kubona babona aguye hakurya. Ndi kubabwira ni byabayeho, ntabwo njya mvuga ibitekerezo by'ibihimbano mu kibwiriza. Amaze kugera hakurya bose bakoma amashyi batagenze gute, arambutse. Amaze kugera hakurya arakebuka arabareba ati ariko uko nasimbutse mwabibonye? Bati twabibonye, tubanza mutabibonye neza kandi ongere mbereke uko nagenze gute simbutse. Ubwo agiye gusubira inyuma, arongera aragenda asubira inyuma ngo agiye gusimbuka asubire hakurya, gusimbuka biranga abaguye mu mugezi. Reka mbabwire, waramutwaye twaramuhambye. Twagenze gute? Twaramuhambye. Ubwo ibye birangirira aho ngaho. Muri aka kanya tugiye kwiga amagambo atari maremare atubwira ngo gusubira kuroba. Gusubira kugenza gute? Gusubira kugenza gute? Tugiye kwiga amagambo avuga ngo gusubira kuroba. Kadusenga Imana. Data mwiza ushobora byose, bana bawe duciye bugufi imbere yawe, dutegereje icyo uvugana natwe. Ngwino uvugane natwe, kandi ubwo ugiye kuvugana natwe binyuze mu ijambo ryawe, ni weho waryandikishije, ari weho uribera umuyobozi, kandi ari weho uvugana n'ubwoko bwawe. Kandi icyo ugiye kutubwira uduhe kucyumvira no gushyira mu bikorwa, tubishobojwe nawe mu izina rya Yesu. Gusubira kugenza gute? Iyo dusomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice ni icya 5 uhereye ku murongo wa mbere ukageza umurongo wa 11, hari igitekerezo cyangwa inkuru y'uburyo Yesu yahamagaye abigishwa be. Yesu yaragiye, ageze ku nyanja asanga ubwato buziritse hafi n'inkombe, arangije abuhagararamo. Abantu bari bari kumubyiganiraho ngo abigishe, arabigisha. Amaze kubigisha, arangije kwigisha, ahamagara Simoni, umwe mu bari bafite ubwo bwato, maze aramuhamagara aramubwira ati mujugunye inshundura zanyu mu nyanja, mwongere mufate ubwato muje mu mazi. Nimugera mu mazi mujugunye inshundura zanyu mu nyanja, mwongere mugenze mute murobe. Nubwo ino tutarabarobyi kubera tutegereye ibiyaga n'inyanja, ariko reka mbabwire ko ni igitangaza ku muntu w'umurobyi kumubwira ngo ja kuroba ku mano, kuko ntabwo baroba ku mano, baroba ryare. Igihe rero Yesu yavugaga atyo, aba ba Petero baramubwiye bati ubanza utabizi, twakesheje ijoro ryose turoba, none ko amafi twayabuze nijoro, kandi ari cyo gihe abantu baroba, amafi turayabona ku manywa kandi amafi ataza ku manywa. Cyakoze Petero ari we Simoni arangije yongeraho irindi jambo aravuga ati cyakora ubwo ari wowe ubivuze reka tubikore. Haleluya. Ubwo ari wowe ugenze gute ubivuze. Icyama iri jambo twese tukaricura, buri wese akaje avuga ati ubwo ari Imana ibivuze reka ngenze gute, reka mbikore. Ntabwo twebwe tukigendera muri uwo mujyo wo kuvuga ngo ubwo ari Imana ibivuze reka tubikore, ahubwo dusigaye twaranatwawe no kuvuga ngo ubwo ari ntuzi ubivuze ntabwo turabikora, ubwo ari ntuzi ubivuze reka tugenze dute tubikore. Ubu se ntabwo ku matorero atandukanye itangazo rishobora kuvugwa n'umukuru w'itorero runaka bakavuga bati ubwo ari runaka ubivuze nto tuzaza, yaba rundi bati ubwo ari runaka ubivuze tuzagenza gute, tuzaza. Ntabwo abantu tugishishikajwe no kuvuga ngo ubwo ari Imana ibivuze reka tugenze dute, reka tubikore. Ni kangahe se umubwiriza aza akatubwiriza ibiri mu ijambo ry'Imana, icyo ijambo ry'Imana rivuga, aho kugira ngo dushishikazwe no kubishyira mu bikorwa, ahubwo twataha tugitaha mu matsinda tukagenda, narangiza akavuga ariko biriya yavuze nibyo ra,
n'undi akaba aratangira ko nanjye ndi kubishidikanyaho, kandi ibyo yavuze ibyanditswe hehe muri Bibiliya. Ariko Simoni aravuga ati ubwo ari wowe ubivuze, reka tugenza dute? Reka muri aka kanya Mwuka Imana adushoboze kugira ngo icyo Imana ivuganye natwe binyuze mu ijambo ryayo tuje tugishyira mu bikorwa, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Nuko nubwo hari ku manywa bajugunya inshundura zabo mu nyanja, bazijugunyemo, maze babona inshundura zuzuye amafi, bakuruye arabananira. Bahamagara n'abandi barobyi barimo hakurya bati muze mudufashe gukurura amafi kuko yabaye menshi. Baraza barabafasha, barakurura amafi agera hakurya, babona ni menshi cyane. Yumvikane rero ko akigeramo hakurya batangiye kuyapangira, si byose batangiye gupanga. Umwe aravuga ati naje nzi ko ndaroba amafi 5, none ndi kubona no kuyakura byari byatunaniye, nimara kuyagurisha se wenda ndakora iki? N'undi ati ndakora iki? N'undi ati ndakora iki? Kuko ukibona mu buzima bwa muntu uko duteye, ikintu kikigera mu biganza byawe imipangu ihita iboneka. Abantu babiri bari kugendana mu nzira, nuko bari kugenda bari kumwe, umwe abatoraguye amafaranga. Akiyatoragura wa undi bari kumwe ati turayagabana kuko twari turi kumwe. Wa undi ati aya mafaranga nari nayapanye. Yavuye mu rugo azikaratoragura. Ariko bikigera mu biganza bye ako kanya ahise ageza gute? Niko ubuzima bwa muntu bumeze. Ikintu kikigera mu biganza byawe imipango itugenza gute? Ihinduka. Ubu Wilson umuyobozi ushobora gusanga imipangu iri mu mutwe we ari kuvuga ati Minervari nzayibona nte y'abana banje ko mu kwambere bagiye kuzatangira, akaba afite bije yo gushaka wenda ibihumbi bitarenga 200. Ariko kano kanya uje ukamubwira uti dore nguhereje 5,000,000 kandi yarakeneye ibihumbi bingahe? 200. Umuhereje 5,000,000 ntabwo yakwibuka kubanza yavuga ati ya Minervari irakoze manu urakoze. Uburyo duteyemo ako kanya imipangu ya Minervari ubwo yavuyeho, hahita haza kwibaza ngo aka mafaranga ndi kubona ari make, kuko hari kuburaho 3,000,000 ngo ngure ikibanza mu mujyi. Ntabwo 5,000,000 zaba zikiri nyinshi kuko umupangu wahita ugenza gute? Aba rero nabo batangiye kuyapangira aya mafi, barayapangira. Mu gihe bari kuyapangira Yesu arababwira ati munkurikire nzabagira abarobyi b'ikeri. Nuko bari gusoma ngo basiga byose bagenza gute? Baramukurikira. Hari aho mwasomye ngo babanza bafata ayo mafi bayashira bene wabo, nuko babona ubukurikira Yesu. Basize byose aho ngaho, ubwo abasigaye nibo babyijaniye. Basiga byose aho ngaho bagenza bate? Aha harimo ibanga rero rivuga ngo ntabwo abakurikira Yesu ari ababuze icyo bakora. Abakurikira Yesu ni abemeye kugira ibyo bagenza bate. Kandi harimo n'irindi banga rivuga ngo ukurikira Yesu wese asabwa kugira icyo agenza ate, asiga. Niba ubona uko wari umeze mbere y'uko ukurikira Yesu nuba ari kukimeze, ibyo waryaga nibyo ukirya, ibyo wanywaga nibyo ukinwa, abari inshuti zawe nibo bakiri inshuti zawe, ibyo wakundaga nibyo ugikunda, menya ko utigeze ukurikira Yesu. Gukurikira Yesu bisaba kugira ibyo ugenza gute? Bisaba kugira ibyo usiga. Ariko se none niba koko twaranyuzwe tukamenya ko gukurikira Yesu bisaba gusiga, nukubera icyo abayobozi bakitwingingira gutanga kimwe mu icumi? Ntabwo twigeze dusiga ngo tumenye ko kimwe mu icumi atari icyacu ahubwo ari icande. Turacashaka gufata ibyacu tugafata n'iby'iki? N'iby'Imana. Reka mbabwire ko buriya mu bihugu byinshi hari n'amatorero amwe mu Rwanda byageze, ariko reka mbabwire mu bihugu byinshi muzaganire na Museveni wabaye muntu muri Israel, nta tangazo rya kimwe mu icumi ribaho muri Israel. Nta n'umubitsi ubaho muri Israel. Haba hari akantu kagenwe kari nka hariya, umuntu wese uje ucinjira unyura aho ngaho kimwe mu icumi karambikamo. Ni ibintu bibarimo, ntabwo ari ibintu babwiza. Ariko twebwe kubera tutigeze dusiga, ndashaka ko uko narindiho ntari nakurikira Yesu nuba ariko ngenza gute?
mbaho. Ntabwo ibyo gutanga byari byatuzamo, ariko itegeko ni uko ukurikira Yesu wese asabwa kugira ibyo agenza gute, asiga. Bakurikira Yesu rero, bamaze gukurikira Yesu, niyo mpamvu muzanasoma ngo umuntu umwe araza abwira Yesu ati, ntabwo ari Yesu wamusabye ngo nkurikire, aramubwira ati Yesu nemeye kugenza gute, kugukurikira, ariko reka manze ngende nje guhamba data, nimara kumuhamba ndagaruka ngenze gute. Ese ko rimwe na rimwe dusoma ibintu tubinyuze hejuru, uyu muntu impamvu ye ntabwo yumvikana. Ni bangahe muri twe ise yaba yapfuye akaza gusenga? Ni bangahe ise yaba yapfuye akaja mu mavuna? Ni bande ise yaba yapfuye korari yari ifite urugendo rwo kuja kuririmba akavuga ati nubwo data yapfuye ngiye kugenza gute? Ariyo mpamvu Yesu yarayemeye. Yesu yaramubwiye ati reka bapfuye bihambira iki? Gukurikira Yesu bisaba kugenza ute? Kugira ibyo usiga. Bakurikira Yesu umwaka wa mbere barabana imyaka 2, imyaka 3. Ku musozo wo kubana na Yesu, Yesu arabambwa. Yesu agenza gute? Amaze kubambwa, ibyari ibyiringiro byabo birayoyo. Bigenza bite? Mu mateka y'itorero ry'Imana guturuka ryabaho kugeza n'uyu munsi, iyi torero ry'Imana rigeze mu gahe kadasanzwe, Satani agakoreramo. Kandi iyo Satani agakoreyemo, benshi baragwa, benshi bagenza bate. Niyo mpamvu Yesu akimara kubambwa, aho kugira ngo habyinwe intsinzi yuko Yesu apfiriye abantu, ahubwo n'abari abigishwa be basubiye hehe? Basubiye inyuma. Havuga ati byari byiringiro byacu birarangiye, dore yapfuye, none se basubira inyuma, urugendo rwabo baruhagarikira aho ngaho, bisubirira mu bikorwa byabo. Umurimo w'Imana barawurambika. Na n'uyu munsi iyo hari agahe kadasanzwe itorero ry'Imana rigezemo, Satani akinjiriramo, kandi yakinjiriyemo agusha benshi. None se ni amakorari angahe aheruka kuririmba aruko bagiteranira ku nsengero zabo? Hari uwababujije kuririmba se? Ariko ugasanga wenda urugero mu Kabere bari bafite amakorari 8, ariko itorero rya Kabere rigezweho ugasanga wenda ni amakorari 2 cyangwa 3 ahora yizengurukaho, andi aheruka kuririmba ari wabo, ngategereje no kuzongera kuririmba aruko basubiye hehe? Nimudasubirayo, ariko muzasubirayo muhumure. Itorero ry'Imana rigeze mu gahe kadasanzwe, Satani agenza ate? Akinjiriramo. None se kaze mbabaza, harya ninde wababwiye ngo 1/10 itangwa ari uko abantu bari gusengera iwabo? None se itorero harya ryatangaga miliyoni ubu riri gutanga ngahe? None se insengero barazifunze, n'amabutike ducuruzamo barayafunga, insengero barazifunze, n'imirimo barayifunga, insengero barazifunze, abanyonzi n'amagare barayafunga. Amagare yakomeje gukora kandi amafaranga arinjira. Abamotari bakomeje gukora, amafaranga agenza ate? Abahinzi bakomeje guhinga bareza, abacuruzi bakomeje gucuruza bagenza bate? Nuko 1/10 je hehe? Kubera insengero zifunze, ico Satani yahise acinjiriramo, yumvisha abantu ko nta mpamvu yo kongera gutanga iki 1/10. Kandi reka mbabwire, ntabwo gufunga insengero ari ikintu gikomeye cyane ku buryo cyahagarika umurimo. Harya niba mwarasomye Bibiliya, Enoki yagendanye n'Imana imyaka 100 ngahe? Asengera mu ruhe rusengero? Ngo muri rusubire. Asengera mu ruhe rusengero? Nowa yubatse inkuge imyaka ingahe? 120. Agaragara nk'intungane kandi yinjira mu bwato arakira. Yakoreraga umurimo mu ruhe rusengero? Ubwo ndi kubereka ko kera zimwe mu ntungane tuzi, zimwe mu ntwari zo kwizera zabaye intwari zo kwizera, nta nsengero zari zigenze gute. Ntabwo kuba urusengero rudahari ari impamvu yo kudakiranuka, si impamvu yo kutaririmba, si impamvu yo kudakora iki, kuko kera ibyo byarakorwaga kandi nta nsengero zari zigenze gute. Aburahamu atanga 1/10, yari ari kugitangira muri rusengero. Yakobo ahiga umuhigo akavuga ati rero kubyo uzampa byose sinzabura gutanga 1/10, yari kukijana mu ruhe rusengero. Mukayimana
aduhe kuba maso muri aka gahe kadasanzwe, kuko igihe cyose iyo itorero ry'Imana rigeze mu gahe kadasanzwe Satani abyinjiriramo, kandi iyo abyinjiriyemo benshi baragwa. Reka mu bazagwa rero utere kuzabonekamo, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nuko intumwa za Yesu rero zisubira inyuma muri ubwo buryo. Niyo mpamvu muzasoma muri Yohana igice cya 21 umurongo wa 2 muzageza umurongo wa 14, aho Petero na Andereya n'abandi bose muzasomamo abigishwa ba Yesu bagera muri 6 ngo bari kumwe bari kuganira. Simoni abarababwiye ati nje rero ngiye kwisubirira kuroba. Ngiye kwisubirira hehe? Ajya turi kwiga amagambo avuga ngo iki? Gusubira kugenza gute? Simoni Petero avuga ati ngiye gusubira kuroba. Nabo bigishwa abandi nabo bati natwe turagukurikira. Natwe turagenza gute? Baragenda baja ku nyanja bafata ubwato bararoba. Cyakoze nk'uko byabagendekeye cya gihe Yesu yabasanze. Barongera bakesha ijoro ryose nta kantu na kamwe bafashe. Nta kantu bagenze bate. Uku gusubira kuroba ni icyigisho cyerekana ko mu bihe bidasanzwe hari abantu bava ku murimo w'Imana bakongera kwisubirira uko bari kera. Ba Petero Yesu yari yarabahamagaye arabarobyi, arababwira ati mureke kuroba, guhera ubu mugiye kuja muroba iki? Abantu. None bageze mu gahe kadasanzwe bacitse intege bisubiriye kugenza gute? Mukayimana akurinde gusubira kuroba. Gusubira kuroba ni ugusubira inyuma mu by'umwuka, ni ugusubira ku byo wari waranesheje, ni ugusubira ku byo wari waramaze gutsinda ukongera ukabisubiraho. Wari waramaze kwihana inzoga uyisubiyeho, wari warihanye ubusambanyi ubusubiyeho, wari warihanye kudasiba mu materaniro ubu ntabwo ukiyagarukamo, n'ibindi. Ni amakorari angahe yamaze gusubira kuroba? Ni abakuru b'itorero bangahe baheruka mu rusengero insengero zabo ari uko zigifunguye? Ni abadiyakoni bangahe baheruka ari uko insengero zabo zigifunguye? Ntabwo mujya mubibona hano imbere ko abadiyakoni bahora barazenguruka ari babandi. Kubera iki? Abandi bari hehe? Turi mu gahe kadasanzwe Satani ari kugenza gute? Ari kukinjiriramo. Benshi bamaze kongera gusubira kuroba, bahagaritse inshingano zabo bisubira mu kugenza gute? Mu kuroba. Imigani igice cya 24 umurongo wa 10 haranditswe ngo nugamburura mu makuba gukomera kwawe kuba kubaye ubusa. Nugambirira mu makuba ibyo wigeze gukomeramo byose biba bibaye iki? Niba tugeze mu gahe kadasanzwe Satani akagutwariramo, wari umukuru w'itorero inshingano ukarambika, cyangwa wanazikora ukazikora gakeya, ibyo wakoze byose, ibyo wakomeyemo byose biba bibaye iki? Impfabusa. Niba tugeze mu gahe kadasanzwe 1/10 watanga kugaparika ntihongere kugitanga, icyo wigeze gutanga cyose kiba kibaye iki? Impfabusa. Nugamburura mu makuba gukomera kwawe kuba kubaye iki? Impfabusa. Munsi umwe mu ntara ya Ruhondo ku itorero ntari buvuge, mutazagerayo mukabaririza uwo muntu, ntabwo njya nkunda kuvuga abantu mu mazina. Yari umukuru w'itorero abizera bakundaga, yahoraga ari umukuru w'itorero igihe cyose, kandi yahoraga ari uwa mbere ari mukuru. Nama ndangarero iraba kubera bamukundaga cyane, barongera bamutorera kuba umukuru w'itorero mukuru. Baraza bari kubisoma imbere, yanga guhaguruka. Yanze guhaguruka ati oya, jewe ntabwo uyu mwaka nshaka gukora. Baramwihererana hanze, inama ndangira mwihererana, pasiteri aramwinginga bishoboka. Uwo mugabo aravuga ati oya, uyu mwaka mwere kungira umuyobozi ntabwo mpari, uyu mwaka ntabwo ngenza gute. Kandi uko kutahaba yumvaga nyine hari imishinga yakeneye gupanga itari gukorwa neza, ngo kubera inshingano rimwe ziri kubyanga. Uyu mwaka ntabwo mpari rwose. Pasiteri arangije aragaruka mu rusengero avuga ati rero bizera mwihangane, mwongere muduha akanya gato, inama ndanga yongereje guterana itora undi mukuru w'itorero mukuru, kuko wa undi yatubwiye ko adahari. Maze yongeraho n'ijambo ati kandi koko nanje ndi kubona adahari. Kambabwire iryo joro yafashwe n'indwara idasanzwe. Amaze gufatwa n'indwara bamujyana kuri centre de santé, bagezeyo bati yaremye. Bahamagaza ambulance mwihutana hano kuri hopitali ya Ruhengeri. Akihagera batuyu yarembye,
bahita bamwirukankana muri CHK. Iryo joro ry'iyo sabato yaraye ageze muri CHK, kwezi kwa mbere kumara 2, 3, 4, 5 aragenda amaramo amezi 12. Cyakoze amezi 12 arangiye ntiyapfa, arakira arataha. Atashe rero ataha ari kuwa nyuma, bamusezereye ari kuwa nyuma. Agitaha ageze mu rugo aravuga ati ejo ndajya gusenga, ndashima Imana yankijije nyuma y'amezi 12. Akigera ku rusengero ahurirana na pasiteri agarutse mu matora. Icyari ugutanga ubuhamya muri we gihita gihinduka. Pasiteri agiye gutoresha inama ndanga, uwo mugabo arazamura avuga ati pasiteri, mbere yo gutoresha inama ndanga banza umpe ijambo. Amuha ijambo, raza arahagarara imbere aravuga ati uyu mwaka washize navuze ko ntahari, kandi namwe mwabonye ko ntari ingenze gute. Ati rero mbere yuko muja mu nama ndanga ni kugira ngo mbabwire ko uyu mwaka ndahari. Turi kwiga amagambo avuga ngo gusubira kugenza gute. Reka mbabwire ko iyo twifuza gusubira twari twaravuye ni habi cyane, ni habi birenze urugero. Ubu ingo zacu zari zimaze kuba amahoro, nta mugabo ukubita umugore w'umudivantiste ntibibaho n'ishano. Niba unamukubita ubwo umenye ko nyine ari ishano, ko ntabwo bibaho. Nta mugabo w'umudivantiste ukubita iki. Munsi umwe muramu wanjye yageze ku cyigisho ntazibagirwa, rambwira ati mperutse kubona ko n'abagabo bakubita abagore babo baba babahoye ubusa. Ati kuko natwe turaba gukubitwa zatwica. Rambwira ati nababwiye ko mvukira mu Gakenke inyuma y'umusozi wa Kabuye. Iyo mvuka kuvayo n'amaguru kugera kuri kaburimbo ni amasaha 2 n'igice. Arambwira ati uzi ko ubwo ati mfite ikibanza mu mujyi wa Gisenyi. Ati mperutse gukora mitasi, none umuturanyi wanje ku Gisenyi yambwiye ko icyangombwa cabonetse. Ati rero ndahaguruka mva mu rugo inyuma ya Kabuye, aragenda ayo masaha 3 yose agera kuri kaburimbo, atega imugeza mu mujyi wa Musanze, ava Musanze atega imugeza Gisenyi, ageze Gisenyi atega moto imugeza muri urwo rugo agiye gufata iki icyangombwa cy'ubutaka. Gezeyo nk'uwo badaherukana baraganira, igihe kigeze abona amasaha ari kumfata, ati mumperekeze ndataje. Baramuherekeza bakigera kuri kaburimbo, afata moto imugeza mu mujyi, tega imodoka araza agera mu mujyi wa Musanze, atega indi modoka imugeza haraviramo, aragenda yurira umusozi wa Kabuye n'amaguru. Asigaje iminota 10 ngagera mu rugo, yibuka ko nta cyangombwa yazanye. Icyo gihe rero yabimbwiraga ari kumbwira ati utekereza ute iyo umugore wanje ari wa mushiki wawe aba ari we natumye kuja kukizana, yarangiza akagaruka mu rugo akambwira ngo ntaco nzanye. Yari kumbwira abagabo yirirwanye nabo. Mbivugiye ko n'abakubita abagore amakosa mu bakubitira hari igihe mukora arenza yabo. Cyakoze kuko mwitwa abagabo ntawe wabakubita. Niba unabikora rero umenye ko nishano kubura umukristo ugakubita umugore niki nishano. Nuko rero nari maze kubabwira iby'inkuru y'umunyaruhondo, aravuga ati uyu mwaka ngenze gute, uyu mwaka ndahari. None se wowe inzira yo gusubira inyuma waba urimo, uri kubona izakugeza hehe? Njyewe se ubwanje inzira ndimo yo gusubira inyuma izangeza hehe? Muzasome Abisirayeli igihe bavaga mu Egiputa, bahawe itegeko ko nta Mwisirayeli wagombaga kongera gusubira hehe mu Egiputa. Gusubira mu Egiputa byari ikosa. Niyo mpamvu muzabisoma mu gutegekwa kwa 2 igice cya 17 murongo wa 16, Imana ibwira n'umwami w'Abisirayeli ngo ntugasubire mu Egiputa, ntukohereze n'abaturage bawe kuja kugushakira amafarashi n'ibiki. Ntibibaho. Kandi muzasoma muri Yeremiya igice cya 2 murongo wa 18 ahanditswe ngo none iyo nzira ija mu Egiputa urayikoramo iki? Imana yabibajije Abisirayeli igihe yabonaga bamwe batangiye gusubira inyuma mu by'umwuka. Gusubira mu Egiputa ni ugusubira inyuma mwiki muka. Imana turinde gusubira inyuma. Aho twifuza kuja ni hano.
twarahavuye ubu twari tumeze neza, twari twimereye neza, ariko turi kwifuza gusubira inyuma nk'uko Imana biturinde, twere gusubira kuroba, twere gusubira kugenza gute. Nuko umunsi umwe mu ntara ya Bukamba, itorero ntaravuga, umugabo umwe yari yarasubiye inyuma, yarasayishije, maze umunsi umwe abakuru b'itorero bavuye ku rusengero bamunyuzeho ku gasantire yasinze yabaye ibyatsi, rangije abarababwiye ati bayobozi, dore muri kubona twakoranaga umurimo, none nje namaze gusubira inyuma. Avuga ati reka mbasabe rwose, ati binteye isoni. Ubwo binteye isoni rero muzana agapapuro nandike ko guhera uyu munsi nihanye. Barakamuhara kandika ati guhera uyu munsi sinzongera gusubira inyuma, ninzasubira inyuma Imana izampana. Kuwa mbere w'isabato nta wamutanze mu materaniro, minsi yose ikurikiraho yose icyumweru kirangiza ari kuja mu materaniro, no kuwa nyuma aje gutangira isabato. Satani rero afite ukuntu atega umuntu, yari umwunzi. Ku isabato mu gitondo kare mu gihe ari kwitegura ngo aje ku rusengero, tangazo riba riravuze ngo uyu munsi abunzi baje gufata amagare ku murenge. Agati rero ndaje gusenga ariko iri gare mvuye kuriramira, ubwo ntagiye gusubira inyuma. Yaravuze ko atazongera kwica isabato, aranabisinyira, none agiye gusubira kuroba. Aragenda aramanuka, agiye ku murenge wa Gahunga, ageze ahitwa ku rukiko, yagombaga kumanuka kaburimbo aje ku murenge wa Gahunga. Ari kwambukiranya kaburimbo ngo aje kumanukira hakurya, hamanutse igare rwose, igare yari ryaraje riramukubita nta no gusanga. Cyagaragaye kuri iryo gare ryari gatumwa, wari uritwaye yarakomeje, babona nta nubwo aguye hasi. Reka mbabwire, aho twifuza gusubira ni habi, aho turi ni heza, ariko aho twifuza gusubira ni habi cyane. Nk'uko Imana turinde gusubirayo mu izina rya Yesu. Kandi reka mbabwire, hari ingero tubona muri Bibiliya z'abihaye gusubira inyuma bibabera bibi. Muzasome mu Itangiriro igice cya 19, muzahere ku murongo waho wa 17, igihe Imana yabwiraga Loti n'umugore we, arababwira ati dore mugiye guhunga mugende, ariko itegeko mbahaye hunga udapfa, kandi nturebe hehe, kureba inyuma ni ikosa rikomeye. Hunga udapfa kandi nturebe hehe. Muzasoma ku murongo wa 26, nuko bari mu nzira Mukaroti arakebuka areba hehe. Se mutekereza ni igiki cyatumye akebuka? Yaragiye ari kugenda yumva Isodomu n'i Gomora hatangiye gusha, yumvise hatangiye gusha, aravuga ati ubuse na za nka zacu zirahiye, ubu na ya mirima iri gusha, ubu nibi biri gusha, kankebuke ndebe ko wenda ya nzu Imana yayirokoye. Agikebuka ahinduka inkingi y'iki. Ibyo turi gushaka gukebuka ngo dusubire kureba inyuma bizatuma duhinduka inkingi z'umuntu. Cyakoze umuka Imana abiturinde. Uzasoma mu Migani igice cya 14 umurongo wa 14, ahavuga ngo usubira inyuma mu mutima we azahazwa n'ibyo arariki. Usubira inyuma mu mutima we azahazwa n'ibyo agenze gute. Umunsi umwe mukuru w'itorero, hamwe ku matorero nabaye ntaravuga izina, mukuru w'itorero rumwe twayoboranaga asubira inyuma mu by'umwuka, aja mu ngeso y'ubusambanyi. Cyakoze ntabyerure, twanabimubaza ati reka da. Umunsi umwe rero hari nka saa 4 z'ijoro, ngiye kumva numva karuru, ngiye kumva karuru mu gukurikirana, bati ngiye kuvuga izina kandi bati ni runaka bamufatiye kwa runaka, ariko yari yirutse bamwirukaho, bamufatira epfo mu gishanga, bamufashe rero araza arahakana ati nari ngiye gutira ishoka. Ishoka se ya saa 4 z'ijoro, nari ndabyuka ndi kuja kwa Sigiti. N'uwo mugore arabihakana. Ubwo rero natwe tubura gihamya. Cyakoze abana Imana baramubwira bati ni Imana itangiye kukuburira, nyabuneka ava muri iyo ngeso wagiyemo. Ngo abyemere serekata. Imana ibonye uwo mubura atari kuwumva, imuteza undi muburo wa kabiri. Rimwe agiye muri izo ngeso, bamufatirayo, baramukubita, bamutera n'ibyuma. Cyakoze kubera yari umukire,
iyo bamufataga yitaga atanga amafaranga, yatanga amafaranga bakamurekura, maze bamutera ibyuma. Icyo gihe yamaze amezi 2 muri CH arakira. Bana b'Imana baramusura bati uyu ni umuburo wa kabiri Imana iguhaye, ngo abyumve serekada. Bwa gatatu barongera baramufata, amaze kwishyura amafaranga baramukubita, bamunaga munsi y'umukingo, nabwo bamujyana kwa muganga arakira. Imana bati uyu ni umuburo nyabuneka, ngo abyumve serekada. Inshuro ya gatatu rero Imana ikuburiye ukanga, ikiba kigezweho nuko ibihembo by'ibyaha ni iki? N'urupfu. Baramufashe, abagabo bamufashe, baravuga bati igihe cyose wazungereje abagore bacu, watesheje umutwe ingo zacu, abo umaze gusenyera ni benshi, uyu nguyu usenyeye niwe wanyu. Baramukubita, bamaze kumugira intera baravuga ati ntabwo turakwica. Barangije baragenda, aha iyo mpageze numva ubwoba bunjera. Baragiye bafata ubugabo bwe, barakurura babukura mu mwanya wabwo, maze bamusiga aho ngaho barigenda. Baraje abantu mu gitondo baramuheka bajana kwa muganga, bagezejeyo bajana CHK, amaze y'ameza ngahe batariko nubwo ari hano. Nibyo busa mujane mu rugo mutegereze igihe azapfira. Umuntu wese wamusuraga aryamye mu rugo ategereje igihe azapfira, ijambo rya mbere yakubwiraga, arakubwiraga ati uramenye ntuzakinishe gusubira inyuma, ntuzakinishe kugenza gute. Yarapfuye turamuhamba, ibyo byararangiye. Iyo twifuza gusubira ni habi cyane. Imana yadukuyeyo twari tumeze neza, ariko gusubirayo ni bibi cyane, umwuka w'Imana abiturinde. Yesaya igice cya mbere umurongo waho wa 4, ndi kujya gusoza. Yesaya igice cya mbere umurongo wa 4 baranditse ngo dore wa bwoko bukora ibyaha we, abantu buzuyemo no gukiranuka, urubyaro rw'inkozi z'ibibi, abana bonona baretse Uwiteka, basuzuguruye uwera wa Isirayeli, baramuhararuka basubira inyuma. Baramugenza bate? Kubera iki se bari kuvuga ngo baramuhararukwa? Tunezerewe mu Mana kubera ibyiza igenda dukorera, ariko hari igihe kigera umuntu akagenza gutagahararukwa, atibe ntacyo bikivuze, agasubira hehe? Agasubira inyuma. Kandi urwa kabiri rwa Petero igice cyaho cya kabiri umurongo wa 20 yageze wa 22 baranditse ngo niba kumenya neza Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza kwarabateye guhunga, tukaba twaravuye mu by'isi byonona, maze tukongera tukabyizingitirizamo bikatunesha, ibya nyuma byacu biba birushije ibya mbere kuba bibi. Umurongo wa 21, icyajaga kutubera cyiza yaba tutarigeze kumenya inzira yo gukiranuka, biruta ko twaba twarayimenye tukongera tugasubira inyuma. Ibyadusohore ndikubisoma turi kubyishira. Umurongo wa 22, ibyadusohoreyeho ni iby'uyu mugani w'ukuri ngo imbwa isubiye ku birutsi byayo, kandi ngo ingurube yuhagiwe isubiye kuyivuruguta mu byondo. Byadusohoreyeho ni umugani ngo imbwa isubiye kuki? Iri jambo imbwa muzarisome neza mu Byahishuwe 22 umurongo wa 15, haranditswe ngo hanze hazaba, baravuga ngo abarozi, abasenga ibishushanyo barabarondora, ariko bararavuga ngo n'imbwa. Wazabamo n'iki? Nese ubwo izo mbwa bari kuvuga ni za zindi ziwacu tworoye? Bavuza abarozi si abantu basanzwe, abasenga ibishushanyo si abantu, ababesha si abantu, barabarondoye ariko bashiramo ngo niki? Hanze hazaba n'imbwa. Izo mbwa ni inkisi. Abagize amahirwe yo kwiga muzabisome muri Bibiliya y'Icyongereza, iryo jambo imbwa ntabwo banditse dog, ubwo baranditse ngo perverts. Mu rurimi rw'Icyongereza mu busobanuro biravuga ngo a person who has turned away or a person who has diverted from the way. Ni umuntu wari uri mu nzira akahindukira agasubira hehe? Uwo ni wa Bibiliya yitike. Ntabwo ari njuru kubivuga, ni Bibiliya mutagira ngo arabone kuziga. Ariko Bibiliya igaragaza ko iyo umuntu yari ari muri uru rugendo rw'iby'umwuka agasubira inyuma, izina rimukwiriye ni iryo ngiryo, ariko mwere kongera kurivuga iryo niryo rimukwiriye. Abaheburayo 10:38 baranditse ngo
ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzagenza gute? Ntuzamwishimira. Umunsi umwe umusore wari umaze nk'umwaka umwe arongoye iwacu rwose ku ishami ryari ry'itorero ryacu, bamutorera kuba umukuru w'itorero. Ntabwo bwa mbere bari babimutoreye, arahangara rwose, aravuga yeruye ku mugaragaro, aravuga ati ntabwo nzaba we, kuko iyo umuntu abaye umukuru w'itorero ibyo byose abimarira ku itorero. Kandi hari n'abandi bavuga bati umukuru w'itorero, bati ibyawe byose reka mbabwire bayobozi muzabimariremo, ariko reka mbabwire ko iyo mubimariyemo Imana nayo ibyayo ibimarira iwanyu. Buriya hari abantu icyo kintu batakizi, bareba gusa ngo kwa runaka ngo barangwa kwahora ritanga ibihumbi 200. Hari n'abayobozi bitanga ntabyo bafite, ariko uvuga ati nese ninje imbere nkitanga 5 sindaba ngandishije abandi, akitanga 200 ntayafite. Ariko reka nze mbabwire, Imana ihitiye amuha, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Muje mugambirira ibirenze, muje mugambirira ibigenze bite. Njya nkunda kubwira abantu ngo mu buzima bwawe no muri ubu buzima busanzwe, nta muntu n'umwe uzigera agera ku kintu kirenze icyo atekereje mu ntekerezo ze. Niba mu buzima bwawe we hatarigeze hazamo agatekerezo kuko uzagura imodoka, ntayo wazigera ugura. Nta muntu ugera ku cyo atigeze atekereza. Ariko nabwo niba harajemo agatekerezo kuko uzayigura, naho byazatinda uzayigura. Aho narindi ku isabato, umugabo yaduhaye ubuhamya ko akiri umwana yakuze iwabo ari abakene baje no gusabiriza, ariko akurana igitekerezo cy'uko we azagura imodoka. Yaratubwiraga ati nayiguze mfite imyaka 62. Mbivugiye ko buriya iyo uri kwitanga ukitanga ibirenze n'ibyo ufite, uba uri gusaba Imana ngo mpibigenze gute, kandi Imana irabifite ntabyo. Nuko uwo mugabo rero arabyanga ati byatuma ibyanje mbimbariramo. Reka mbabwire, muri icyo cyumweru yafashwe n'indwara, twamurwaje imyaka 3 muri CHK, birangira aguyeyo. Ibyo bye rero ntabwo nzi azabitangira. Yeremiya 3 isomo ribanziriza risoza, Yeremiya igice cya 3 umurongo waho wa 22. Yeremiya 3 umurongo wa 22 handitswe amagambo avuga ngo, ni isomo umuyobozi w'intara yadusomeye pasiteri: nimugaruke mwabana basubiye inyuma mwe, nanjye nzabakiza gusubira inyuma kwanyu. Haleluya. Nuko Abisirayeli barikiriza bati dore turakwitabye kuko uri Imana yacu. Haleluya. Cyama muri aka kanya natwe ubwo Uwiteka ari guhamagara ngo tumwitabe, natwe tugasubiza ngo dore turakwitabye kuko uri iki? Imana yacu. Zaburi 80 umurongo wa 19 ari ryo somo risoza. Zaburi 80 umurongo wa 19. Zaburi ya 80 umurongo wa 19 handitswe amagambo avuga ngo, nuko rero natwe ntituzasubira inyuma ngo tuguhararuke, tuzure natwe turambaza izina ryawe, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Kamuri aka kanya Mukayimana aturinde gusubira kuroba, aturinde kongera gusubira mu byo twari twaracitseho, aturinde kongera gusubirayo, kandi n'uwari wamaze gutera intambwe aganayo Mukayimana mugarure. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen.